Ibi ni ibintu bine utagomba gutira uko byagenda kose. Gerageza kora ibishoboka byose niba nta n'amafaranga ufite yo kugira ngo wenda ubigure ugire ibyawe. Ibi bintu bine ngiye kukubwira ntukajye ubitira kuko kirazira, biratwangiza mu buryo buri spiritual. Ikintu gitangaje kinateye ubwoba nuko icya kane twese, hafi ya twese turabikora. Hafi ya twese icyo kintu cya kane turagitira. Ba hafi rero kugira ngo buno butumwa ubwumve neza, ndetse byaba byiza uje no gusangiza ubu butumwa bukagera no ku bandi kugira ngo bamenye ko bino bintu biririjanse, kuko nicyo twita spiritual warning. Burya hari ibikoresho tujya dutira, ukabona uragitiye, uragikoresheje, urongera uragitiruye, ukabona nta kibazo bikugizeho, ukavuga ngo nta kibazo, n'ubutaha nagitira ntacyo bitwaye. Ariko burya hari imbaraga mu buryo buri spirituel, cyangwa se kwa kundi ugenda utakaza ibintu mu buzima bwawe. Navuga wenda bikajya bigenda ubona nta mahirwe ubona, ukabona ibintu biri kugenda byanga, nta mbaraga ugifite, nta potential, ugasanga ibitekerezo byawe wagiraga kera byaravangiwe, ukabona ntukiri wa wundi wa nyawe, ukabona ibyo ukora byose wapi ntibigenda, indwara za hato na hato, ukamera nabi cyane. Ibaze ko rero ibyo byose hari igihe biterwa n'ibikoresho tugenda dutira, kandi bitagakwiye wakabaye kuba wifitiye ibikoresho byawe. Ibi ngibi ngiye kukubwira ahangaha, ndetse niyo yaba ari abantu bawe ba hafi, abaturanyi, inshuti zawe, burya ngo ntago ari byo ko ubatira ibi bikoresho. Twagiye rero, igikoresho cya mbere ni imikubuzo cyangwa se umukubuzo, yaba iya kera, imwe iri traditional, imwe twakoreshaga kera, cyangwa se iyi ngiyi iri moderne. Apfa kuba ari ibintu bikubura, ibintu bikora isuku. Buriya ngo umukubuzo ikintu mara, ukura imyanda mu buryo buri spirituel, ukura ibibi byose mu rugo iwawe. Iyo rero uwufashe ukawutira nko mu rundi rugo, ukaza ukawukoresha iwawe, byose ushobora kubizana iwawe. Burya ngo umukubuzo ntago tuba tuwubona nk'ikintu kiraho gikuraho imyanda gusa igaragara. Nababwiye ngo umukubuzo burya ufatwa nk'ikintu gikuraho stress, ibibazo, imyanda yose itandukanye, mbese ikintu cyose kidakenewe iwawe, yaba mu buryo bugaragara cyangwa se ubutagaragara, burya umukubuzo ni kufatwa. Iyo rero utiye ibyo byose, ushobora kubizana iwawe, ugasanga wirahuriyeho stress, iminaniro n'ibiki byose, ibibazo ukabiha karibu iwawe. Bantu rero mwakutiraga umukubuzo mwumva nta kibazo, mukwiye kubihagarika igitaraganya. Ikintu cya kabiri cyane cyane kirareba abashiki bacu, ni ikintu cyerekeranye no gutira wigs. Burya gutira wig umuntu yambaye ku mutwe we, hanyuma nawe ukayitira ukayishyira ku mutwe wawe, ngo ni amakosa akomeye cyane kandi kirazira. Burya ngo wig washyize ku mutwe ntago aba ari ukuyambara gusa, ahubwo ibifite ibyawe byose, ibikubikiye ishuzi zawe zose. Mu gihe rero undi muntu ayitiye akayambara, ntago aba ari wig gusa yambaye. Ikintu cya gatatu tutagomba gutira ni ikintu bita umunyu. Uratetse hanyuma urarebye usanze nta munyu ufite, ukinyabya mu baturanyi ngo baguhe umunyu. Buriya rero bavuga ko umunyu ni ikintu gikurura buri kimwe cyose kiri iruhande rwawo mu buryo buri spirituel. Iyo rero ukuye umunyu mu rugo rundi ukawuzana iwawe, nawo ntago aba ari umunyu gusa uzanye. Niyo mpamvu uba ugomba gukora uburyo ubwo ari bwo bwose ntukabure umunyu iwawe. Ikintu cya kane rero kinakomeye cyane ni ikintu cyo gutira imyenda yo kwambara. Iyo tubirebye tubona gutira imyenda nta kibazo kiba kibirimo, ariko burya ngo gutira umwenda
ikibazo kiba kiri aha ngaha. Burya ngo umwenda umuntu aba yarambaye, umuntu yambara, uba ubitse identite y'uwo muntu ndetse n'amateka ye. Ubwo birumvikana ibyo agenda acamo buri munsi byose biba biri muri uwo mwenda yambara. Buri mwenda w'umuntu ni ikintu gikomeye cyane, ngira ngo hari na video nabakoreye iri kuri iyi channel mbabwira ukuntu kuraza imyenda hanze biba ari bibi cyane, kubera ko ni nkawe burya uburaye hanze. Mu gihe rero ya myuka mibi ya nijoro irara itembera, ishobora kuyisanga hanze ikayigera, kandi burya ngo yigiyemo ntago igenda yose ngo ivemo, ntago haburamo isigara. Aricyo cyagiye wazambara uwo mwenda waraye hanze bikakugiraho ingaruka zikomeye. Niba rero wajyaga utira umwenda wo kwambara, banza ubitekerezeho kabiri. Ndashimira mwe mwese mumaze gukora subscribe, n'abajya banyandikira rwose mba mbibona kandi munyereka ko turi kumwe. Niyo mpamvu nanjye ntazahwema kubagezaho amakuru menshi ndetse nibikomeza kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nawe utarakora subscribe yikore, urakaza neza muri uyu muryango wacu mugari. Ubu butumwa kandi ugize umuntu ubwoherereza ukoze kuri share, ndabizi neza uwo muntu waba umugaragarije neza koko y'ukuri inshuti ye, ukoze ibishoboka byose ngo ubu butumwa bumugereho, kuko twese buratureba. Ciao, bye bye, reka duhure muri video ikurikiye.